Jewe nitwa Kabanyana Victoria, nkaba ndi umugore wa Mukotanyi Protais. Protase Mukotanyi yari umubyeyi wanjye, ntabwo yari umugabo. Mpfushije umuvandimwe, mpfushije inshuti. Ntabwo namwitaga Mukotanyi cyangwa Protase, namwitaga Babu, bisobanuye ngo sogokuru, nawe akanyita Bibi, bisobanuye nyogokuru. Niko twitanaga. Rero yarwaye igihe gito cyane, ariko twarabanye mu burwayi, ariko ntabwo nari nzi ko yapfa. Gusa amaze kuremba, napfukamye imbere ye mbabaye cyane, nsaba Imana ngo Mana, niba ubona Babu ntazamurwaza ngo akire, uzamusarure aruhuke. Koko rero Babu yararwaye, ariko ntiyagize umwanya wo kwitekerezaho no kwiheba. Yari azi ko azakira, kandi nanjye nabonaga azakira atari upfa. Apfuye mukunda cyane cyane, nawe ankunda. Twashakanye ndi umwana muto anduta, ariko twabanye neza mu bihe twaciyemo byose. Ndumva namuvuga bukira bugacya. Ibigwi bye ni byinshi. Yakundaga abantu cyane, akagira ishyaka ryo guharanira gushaka urugo, guhahira urugo, kudakenesha urugo rwe n'abo atunze mu rugo. Babu yagiraga isuku cyane, ku buryo ntawamutereraga ipasi. Nanjye iyo najyaga kujya ahantu yarambwiraga ati uwo mwenda wukuremo nguterere. Babu yakundaga abantu, ntabwo yagwiraga inda. Yari umugabo mwiza cyane, yakundaga abavandimwe be, akabagira inama. Yakoreye leta nk'uko bisabwa, ntabwo yigeze afungwa mu kazi ka leta ko yakoze kose. Abayobozi baramukundaga cyane, bamwe na bamwe ndetse bakamugisha inama. Ikindi cyamurangaga, yarangwaga n'amateka. Ndibuka rimwe abanyeshuri bajyaga bava i Butare baje kumubaza histoire y'u Rwanda, akayibabwira yose, n'aho umugezi uri, n'aho agasozi kari, ahantu hose mu Rwanda yarahazi. Ikindi, abantu bose yamenyaga inkomoko yabo. Iyo yakubazaga ati se yewe mwana, uri uwande ko ntakumenya, wapfaga kuvuga papa wawe akakumenya wese. Babu rero agiye tukimukunze, ndamusabira iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Jewe nitwa Noheli Buramba,
ndi murumuna wa muzehe Mukotanyi, mukurikira bwa kabiri. Hagati yanjye nawe hari undi muvandimwe wacu witwa Florida Papian. Mukotanyi rero twabanye kuva tukiri abana, nubwo bitari mu ntangiriro cyane, kuko nkivuka nasanze data amaze kwitaba Imana, kwayo mama anjyana kwa nyogokuru, nyina wa mama, kuba ariho ndererwa nk'umwana mutoya. So naje gusubira aho navukiye maze kuba umwana mukuru, ngeze ndangije umwaka wa kabiri wa primaire. Nibwo rero twatangiye kubana na Mukotanyi na data wacu Kangaho, twese turererwa kwa Kangaho Bernard. Mzee Kangaho Bernard niwe watureze mu mwanya wa data, kuko data yari yarayitaba Imana kera. Mukotanyi icyo muziho cyane nuko yagiraga imbaraga zo gukora. Yagiye no mu gisirikare, ari mu gihe urugamba rwatangiraga rwa RPF. Mukotanyi yagiye mu gisirikare, akimaramo igihe nk'umwaka umwe cyangwa ibiri, akivamo. Ariko iyo wagiye mu gisirikare nk'icyo, niyo kivuyemo uba ubarwa nk'umusirikare, ntabwo biba birangiriye aho ngaho. Hanyuma rero nyuma yaho yarashatse, arabyara, agira abana, kugeza iki gihe cy'ejo bundi aha ngaha aho yitabiye Imana. Muraho neza, nitwa Uwize Esperance, ndi umukobwa wa Mukotanyi, ndi umwana we wa kabiri. Umusaza wanjye nkurikira yarapfuye nawe. Mzee Mukotanyi rero nubwo ari papa wanjye, ariko yari n'inshuti yanjye cyane, kuko yamenyaga kumfata nk'uruhinja kandi ndi umuntu mukuru. Yabonaga ikirere gihindutse, niwe muntu wampamagaraga akambwira ngo mbese wifubitse, kubera ko azi ko ndwara sima. Niwe muntu wampamagaraga kenshi ku munsi. Papa rero namuvugaho byinshi, ariko reka mpinire aho, kuko hari byinshi byatuma agahinda kadashira ku mutima wanjye. Gusa reka mbabwire uko yarwaye. Yambereye umubyeyi mwiza, ntabwo yandurije mu kurwara kwe. Yarwariye Kirehe. Nyuma yo kuva mu bitaro bya Kirehe, ye nari i Kigali, ndamutumaho ngo aze asanga i Kigali. Araza arahansanga, twamaranye iminsi 4, mbona akomeje kuremba, ndafata umwanzuro wo kumujyana mu bitaro. Ageze mu bitaro yamazemo iminsi 4 ahita apfa. Ariko mbere yo gupfa, ikintu kinshimisha nuko twamenye ikimwishe. Basanze afite ibibyimba ku mwijima. Ikindi kintu kinshimisha nuko papa apfuye nta muntu aruhije. Tubereye umubyeyi mwiza pe, ntabwo yigeze atunaniza, ntabwo yaturuhije, yari azi kwihangana. Buri kintu akagerageza kucyikorera no mu mbaraga nke yabaga afite. Murakoze rero, ndashimira abadutabaye, ndashimira abana be ko bagerageje kugira imbaraga, ndashimira Imana yatwambitse imbaraga. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Muraho neza, nitwa Bazinya Fred. Mukotanyi ni papa. Ntabwo nabona icyo muvuga, umuntu yavuga ibintu byinshi, gusa Mukotanyi ni umubyeyi mwiza. Njyangereranya n'abantu ku isi nagiye mbana nabo, nta muntu ufite umutima mwiza nka we. Gusa yatubereye umubyeyi mwiza kandi yabanye n'abantu.
yabanye n'abantu bose amahoro, icyo muzi ni umutima mwiza yagiraga, no kutagira umuntu n'umwe wajyana ikibazo. Icyo nabimuziho yazi gucisha make kandi akaba umuntu w'inyangamugayo. Yatubereye mwiza, ariko navuga mu minsi ya nyuma ubwo nagize umwanya wo kugira ngo mbane nawe ko namurwaje, yatubwiye ko atazaturushya. Hari ba se wabo yagiye atubwira ati ntabwo nzabarushya kuko Musinga atabaruhije, atari sinzabarushya nk'uko atabaruhije, ati muhumure. Mu by'ukuri ndamushimira ko ataturuhije kandi yagiye neza, atandavuye. Kakunda umuntu yarushya abana akaba bamwinuba, ndabishimira Imana. Ndumva ari byo navugaho, ubundi ibindi tuba tubiganiraho. Murakoze. Yewe amazina nitwa Aline Murekatete, nkaba ndi umukobwa wa Muzehe Mukotanyi. Muzehe ari we papa, yari inshuti yanjye cyane, yagiraga urukundo rukunda cyane abantu bose atarobanuye. Yari umubyeyi mwiza ufite urukundo, ufite urugwiro, umurwanashyaka. Nzamukumbura cyane kuko buri munsi mu gitondo ntago yaburaga kumpamagara mbaza uko naraye. Rimwe na rimwe nkibaza n'amayinite aba yayakuye he, ariko buri munsi mu gitondo yagombaga kumpamagara akambaza uko naraye. Gusa nshimye Imana ko atagaraguritse, nshimye Imana ko yagiye nk'umukiranutsi, nshimye Imana ko yagiye neza atababariye cyane muri iyi si. Muzehe yakoreye igihugu. Muzehe hari imirimo myinshi yakoze nka papa mwibukiraho, rero ndashima Imana ko yamujyanye neza. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Babu papa nari inshuti ye, nari umunyamabanga menshi ye, yansetsaga. Hari nk'ukuntu twarebaga filime yaraje kwivuza amaso, arara mu rugo, mushyiramo filime y'Igihinde, ahita ambwira ngo uriya musaza ngo baraturanye. Ndibaza se Babu yageze mu Buhinde ate? Hari utuntu twinshi yajyaga ansetsaho. Nigeze kumutwara muri sauna na mukecuru, turota, ndavuga reka agasaza kadahera umwuka hano abana be bakanyica. Ni papa ntidutahe, ati oya, ati butwaye mukecuru, none se wahanuraga umukora iki? Ati sinayizi ko i Kigali yakira abantu bafite ubumuntu. Ati uzi ko nahuriyemo n'umukobwa wari ufite intoki zoroshye w'inzobe? Ati butwaye nyoko mbanze mushimire, kandi ni umugore wamukandaga, dore ko baba batabona amukanda ahantu hose ababara. Babu yansetsaga, yari inshuti. Hari ukuntu yajyaga asenga, dusengera nk'ibiryo ku meza agasenga, ati ndakuramutsa Mariya wuzuye inema ihora n'Imana, yahuje abagore bose umugisha. Bazi harya wa mwana mwigana witwa nde? Bazimya ati wenda yitwa kanaka. Ati nawe umurebe, kandi ubwo turasengera ibiryo tugasenga. Ati ariko mama Kime, kandi ubwo turacyari mu isengesho rya ndakuramutsa Mariya. Mama Kime ariko wowe waje ukatwegera. Ubwo amasengesho ye yarindaga arangiza ahamagara abana mwiganye abasengera, kandi dusengera ibiryo. Babu yansetsaga, yari inshuti yanjye magara. Mbuze inshuti, mbuze umuntu twaganiraga. Urebye najyaga mwiteteshaho, ubu ngubu ngiye gukura amenye ubwenge. Mu by'ukuri mbuze inshuti yanjye magara. Abantu bose bashakaga ko mbasetsa ku nkuru za Babu, ariko ntabwo mfite imbaraga, nubwo nkomeye ntabwo ubu nkomeye. Gusa papa namukundaga, kandi muriho kudashira. Amazina yanjye nitwa Denise umubyeyi. Muzehe nari umukazana we. Hari ibintu byinshi ntashobora kwibagirwa kuri muzehe.
muzehe yari umubyeyi mwiza, njye namufataga nka papa wanjye. Yagiraga urukundo rwinshi ku buryo yari umuntu wahoraga ashaka kumenya uko abantu bameze, atitaye ngo ntimwamuhamagaye, we ahubwo agafata iya mbere mu guhamagara akabaza abana bameze bate, mwebwe mumeze mute, ibihe byose ukabona ko yitaye ku bantu. Yagiraga urukundo ku buryo utabasha gusobanura. Muzehe yagiraga ibiganiro, akaza akatuganiriza, akaduha amateka ntayo tutazi, agakunda abantu bose atarobanuye. Muzehe yari imfura mu gihe tumaranye, naramukunze nawe arankunda, ibyo bintu sinzabyibagirwa. Ubwo nyine mu cyuho umuntu ahora agira, mbuze umubyeyi nanone, mbuze umubyeyi. Abana banjye bamukundaga, bagahora babaza babu bimeze bite, babu bimeze bite, ariko nyine iby'Imana yapanze nta muntu ujya ubihindura. Icyo dusaba Imana, muzehe yakoreye ijuru, yabaye imfura mu buzima bwe bwose, tuzi ko n'Imana yamwakiye. Icyo tugomba guharanira ni ukuzabana nawe, kuko we aheza yahageze. Ndashima Imana ku buzima bwa muzehe Mukotanyi. Njyewe nitwa Devota Rugandura, papa wanjye yitwaga Mwarimu Alexandre Rugandura. Mukotanyi akaba yari mubyara we. Ubwo rero bitewe n'amateka y'ukuntu abantu twabayeho, twe twabaga ahantu muri Tanzania hitwa Kimuri, bo baba ahantu hitwa Nkwenda, ariko bakajya batubwira ko hari bene wacu, tukamenya Mukotanyi, tukamenya Kangaho. Abo bari abantu bene wacu ba hafi. Nta bintu byinshi mfite byo kuvuga kuri muzehe, nuko icyo nzi ko batugaragarije ni urukundo no kutuba hafi. Bakoraga uko bashoboye bakaza bakadusura, natwe tumaze kuba bakuru ababyeyi bakatujyana turabasura, tumenya aho baba. Icyo dushima Imana rero ni ubuzima Imana yahaye muzehe, ntabwo yaruhanije, yarwaye igihe gitoya, kandi n'ububabare bukabije yari afite, yagerageje kwihangana kugira ngo ntatugaragarize ko ababaye cyane. Shima Imana, icyo tumusabira ni uko Imana imuha iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro. Murakoze. Muraho, nitwa Axel Bayingana, nkaba ndi umwuzukuru wa muzehe Mukotanyi. Babu yakundaga abuzukuru be, twakundaga kumusura buri vakanse, tukamara igihe iwe. Yatwitagaho, akatujyana mu nka. Nagize Imana yo kuba twari kumwe muri iyi minsi ye ya nyuma. Twabashije kuganiraho nubwo yari afite ububabare. Imana mwakire mu bayo. Murakoze. Nitwa Mico Ian, ndi umwuzukuru wa Babu, mvuka kuri Murekatete Yanine w'umukobwa we. Babu yari umuntu nakundaga cyane. Ndibuka ko n'ejo bundi mu byumweru bingahe bishize twabaga turi kumwe murwaje. Yari umuntu nakundaga cyane, tuganira, antera udusitori dutandukanye, nanjye ubwo ni uko kumwitaho. Ejo bundi yajya kwa muganga, mami ubwo nibwo yaduhamagaye atubwira yuko Babu birangiye. Babu ikintu kimwe nari muziho kandi namukundiraga cyane, ni uko ubuzima yabufataga nk'ikintu cy'agaciro cyane kuri we. Yari wa muntu uhora ushaka kwitemberera, ushaka nyine gufata akayaga, atari nka ba bantu birirwa mu nzu, atari nka ba bantu baba bameze nk'aho ubuzima nyine batazi agaciro bufite bya nyabyo.
so ikintu namukundiraga kindi ni ukuntu yari umuntu ugira umutima mwiza cyane kandi wabonaga yuko asabana n'abantu benshi, ubona yuko abantu benshi bamuzi, abantu benshi bamukunda, abantu benshi bavuga ati babu wacu, so byagaragazaga ukuntu yagiraga urukundo mu bantu rwinshi. Kandi ikindi kintu twebwe nk'abuzukuru biwe cyatubabaje, ndavuga njye ku giti cyanjye ariko n'abandi ndatekereza nabo bari mu bo byaba byarababaje, twebwe tukiri abana twahoraga tubwira ngo ba mama bacu tubabwira ati babu ko tutajya tumubona cyane, se twazajya tujyayo tukamarayo icyo gihe, ariko natwe kubera situwasiyo zitandukanye wenda bikaba bitadukundira, ariko twahoraga twumva dushaka guhora turi kumwe nawe, dushaka gukurana atuganiriza. Urumva ko umuntu mukuru nka gutyo ufite inkuru zitandukanye, ufite byinshi twamwigiraho, twabaga dushaka izo experience cyane ziturutse kuri we, ariko ntibidukundire. So nabyo biri mu bintu byatubabaje kubona agiye gutyo, tutaragize icyo gihe gihagije cyo kubana nawe ngo adusangize izo mpamyabumenyi ziwe, kuko babu yari umuntu w'umuhanga, ubona ari umuntu uri civilized. So twaje kubimenya gutyo yuko irangiye, turavuga ati Imana imwakire mu bayo, kuko niyo si tubayemo nta kundi, ariko ikintu mwibukiraho cyane ni icyo ngicyo. Mwiriwe neza, turasuhuje umuryango mugari w'Abagesera. Nitwa Muvunyi Michel, ni umuhungu wa Gashyashyari mu bana be ba Bucura. Twumvise inkuru mbi y'uko twabuze mukuru wacu Muzehe Mukotanyi. Dufite agahinda nyine ko twabuze mukuru wacu, kuri bamwe yari nk'umubyeyi wacu kuko yaturutaga cyane, ariko turashima n'Imana none ko Imana yamucyuye atarinze kugaragurika. Murabizi iyo umuntu ashaje ko rimwe na rimwe ashobora kugora imiryango iyo atinze mu bitaro. Ni ukuri ndashima Imana ko yamuhamagaye atashyiriye mu bibazo bikomeye cyane by'umubiri. Imana yacu ishimwe. Rero icyo navuga kuri Muzehe Mukotanyi ni uko yari umuntu wabanye na data. Gashyari yari se wabo, ariko nkaba namushimira ko data asaza ari we wamushyinguye. Niwe wahagaze avuga amagambo, avuga amateka ye, araduhagararira nk'umuntu mukuru w'umuryango. Numva ndabimushimiye. Nanjye rero numvise iyi nkuru ko Imana yamwishubije, numvise ntatuza naza nkafatanya n'abana be aribo nanjye imbere se wabo, kugira ngo tumuherekeze mu cyubahiro kitugomba. Rero ndabashimiye mwese bantu mwadutabaye. Imana ibahe umugisha, kandi nongera kugasaba nanjye nibwira ko dukomeza urukundo rw'ababyeyi bacu bagaragaje mu mahanga, bagaragaje bashaka igihugu n'abana babo, tuzarukomeze tururage n'abazadukomokaho. Murakoze, Imana ibigire neza. Amazina yanjye ni Kariza Ola, nkaba nari umwuzukuru wa Muzehe Mukotanyi. Ikintu navuga nyine namwibukaho cyangwa yakundaga gukora cyanshimishaga, ntabwo cyandakazaga, njye cyaransetsaga, ni uko yakundaga kwibagirwa izina ryanjye akanyita Keza instead of Kariza. Ariko nyine yanagiraga isuku nyinshi. Babu yari umwana mwiza akunda kutuganiriza, nubwo akenshi yadusubiragamo inkuru yabaga yatubwiye, ariko nyine twahoraga twumva dushaka kuzumva kuko zabaga ziri interesting, zisekeje. Yagiraga isuku nyinshi, wabonaga ko ari umusaza usa neza, twaramukundaga cyane.
nicyo kintu numva nzahora mwibukaho nyine. uzi ko ejo twari kumwe kandi abo tutari kumwe n'umurava none baje gusezera umuvandimwe igihe cyarageze Imana iramuhamagara aritahira. hanyuma ndakomeza se umuvandimwe twararwanaga nk'abavandimwe uko mubizi namwe murabizi, tugatongana tukarwana ariko cyane cyane tugapfa ibigori. nakundaga ibigori nawe akabikunda, nacyotsa akakinyaka, akinyaka tukarwana, hanyuma tukikiza. abadukizaga n'umukecuru yabaga ahari ariko ntabwo yabijyagamo ngo bihurire barwane baraza kwikiza, tukagera aho bigashira tukongera tukabana tukaganira, icyo yamenya akakimbwira, icyo menya nkakimubwira. hanyuma ararwara, mbwira abana nti rero bana mbabarire nzajye kumureba agihumeka. njyayo, mpageze mpasanga abana be bo bari noneho ndamuha ukuboko nawe arakumpa, mbese wamenya ati ibigori basi binyurwa nuko menye ko yamenye, nubwo azi ko nahageze nibura nawe amenye ko naje kumureba. nicaye umuganga wampaye agatebe iruhande rwe, ndicara aranambaza ati ese uri umugore we? umugore we nguriye. ati ndicara, hanyuma bimazeho akanya akagira atya, nkabwira umwana nti mpano iyo shati, nkayizinga nkayimutega ngo atagumya kugira ati, ariko wenda niko gusanga akasimbizi. ageze aho ubona biracecetse, mbona umuganga araje ati yewe tubyikorere bwacu ntakora igishobotse. mwese ko muri abaganga murareba mugasanga ashobora kongera kubyutsa umutwe akabaho. natwe dukora ibyo twize ariko ntabwo dutegeka Imana. ndabona agenda, muri ako kanya yahise yigendera. umuganga atangiye gukora ibyabo kiganga byabo basi. Kristo Yezu akozwe. Amazina yanjye banyita Mfashimana Joseph. Muzehe rero yari inshuti yanjye cyane kuko yangiraga inama. Yari umubyeyi wanjye wa hafi, nubwo atambyaye ariko yari umubyeyi wanjye wa hafi. Yangiraga inama nyine nk'umwana we, nanjye nkamwumvira, ibyo ambwiye nkabishyira mu bikorwa. Rero ni njyewe wari umurwaje mu bitaro, ariko ahanini yakundaga kumbwira indirimbo namuririmbiraga, iyo ndirimbo nkayiririmba, indirimbo ikamfasha kandi nawe ikamufasha. cyane abo twari turwaranye mu bitaro nibo bari babizi kuko namwitagaho cyane. gusa Imana imuhiruka ridashira kandi nzamukumbura. Imana imwakire mu bayo. Yewe neza, amazina yanjye Gihozo Nelly, nkaba nanjye ndi umwuzukuru wa Mukotanyi ari we papa wa mama. mbere na mbere ndajyana ihanganishe abantu mwese nyine mwabuze umubyeyi, natwe twese muri rusange dukomeze gukomera. na byinshi navuga kuri grandpere wanjye, ariko yambereye umubyeyi mwiza. aho papa atabaye yarambereye,
ntabwo navuga ko yambereye sogokuru gusa ahubwo yambereye n'umubyeyi muri byose. Yego, ikindi kandi yari umuntu mwiza ukunda abantu, simfite amagambo menshi namuvugaho, gusa nawe yari abizi nubwo twari tubanye n'uburyo namufatagamo byari iby'agaciro kumugira mu buzima bwanjye. Yego, ndumva ari ibyo. Murakoze. Nitwa Rutabana Kelly. Icyo navuga kuri sogokuru wanjye ni byinshi, ngiye kumuvugaho bwakira bugacya, kuko nyine yarandeze nkiri umwana mutoya, andera nta kintu na kimwe mbashije gukora, rimwe na rimwe nkajya munaniza, anangiza ishuri ndiga. Mu by'ukuri nyine yambereye umubyeyi mwiza, yambereye papa, yambereye mama. Muri make sinabona icyo namwitura. Mu by'ukuri nubwo agiye, hari byinshi numvaga nifuza kuzamukorera, ariko nyine ubwo Imana irushije imbaraga kuri we. Ariko nyine nizeye ko Imana izamwakira mu bayo, kandi agira uruhuko ridashira. Namukundaga cyane, navuga byinshi kuri muzehe cyane, ariko Imana imwakire mu bayo kandi ndamukunda.